rwose tuzasubira mu gitondo. Nawe aramuhobera aramusoma, arangije kumuhobera aramusoma, arangije hasigara Jesse niwe wari uhagaze, asigara ahagaze. Noneho arangije yitegereza Jesse, arangije ararira mbere yo kugira icyo akora icyo ari cyo cyose. Arangije ntabwo yahagurutse ngo ajye kumuhobera, yaricaye ku buriri, arangije ngo aramupepera, aramubwira ngo urabeho mwana wanjye Jesse. Turi abantu be, ngo uyu munsi niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima wawe. Uyu munsi niwumva ijwi rye, iri jambo riravuga ngo uyu munsi. Kenshi na kenshi abantu batekereza ko bagifite umunsi w'ejo, ariko nta masezerano dufite y'ejo. Dufite amasezerano y'uyu munsi, ntabwo dufite amasezerano y'uko ejo hazaba hagihari. Hari umuntu umwe muri Bibiliya wahawe imbuzi ntiyayitaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Loti arasohoka muri iryo joro ajya kureba abakwe be. Abagezeho arababwira ati nimuze duhunge kuko uyu murwa ugiye kurimbuka. Ariko icyo gihe n'uyu mwanya ntabwo Loti nubwo ntiyigeze ahindukiza amaso ngo amenye ngo hasigaye nde, abakobwa ntibigeze ahindukiza amaso ngo bamenye ngo hasigaye nde, kuko bari bamaze kumva imbuzi z'Uwiteka. Ni kenshi Imana igenda ikongera amahirwe ukavuga ngo ahari bizakomeza kugenda gutyo, ariko nagira ngo mubwire ngo mu isi buri munsi hasohokamo ibihumbi by'abantu. Nyamara bari abasohokamo bamwe munganya imyaka, nyamara bari abasohokamo bamwe munganya amashuri, nyamara bari abasohokamo mwene data ni abantu bameze nk'aho nabo bafite vision ndetse n'intego zitandukanye z'ubuzima bwabo zaho babwerekeza. Ariko nkubwire ngo inaha ntago tuhari nk'iteka ryose. Aha ni ubuturo bw'igihe gitoya hano mu isi. Nongeye kubasuhuza ubwoko bw'Imana, nishimira none kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mwiza Imana iduhaye, kandi n'uyu munsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Munyemerere dusenge kugira ngo Imana idufashe guherekeza ijambo ryayo. Uwiteka Mana yacu uhoraho, dushyigikire kubwira ijambo, mufashe kugira ngo ntaba ari njyewe usobanura ijambo ryawe, ahubwo wari uza gusobanurira ijambo ryawe muri njyewe, kandi iri jambo rinkizanye n'ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amen. Inshuti zanjye rero ubwoko bw'Imana, ndabakunda cyane, mbanze kubabwira ndabishimira, kubera ko iyo mbona abantu bakurikirana ibyigisho twigisha bidutera imbaraga zo gukomeza gukora inshingano dukora, ko tubona neza ko abakomeza kubikurikirana bibafasha kandi bibagira umumaro, cyane ko ari cyo Imana ibishaka kugira ngo ibashe kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, ariko hagiye naza gutega amatwi babwumve. Uyu munsi rero turiga ijambo rivuga ngo ntutinde. Ijambo rivuga ngo ntutinde niryo jambo dushaka kuza kuganiraho, ariko uyu mwanya reka ntangire wenda n'inkuru. Hari inkuru imwe nshaka kugira ngo tuganire. Ni inkuru imwe n'umupasitori umwe n'umudamu we, bari bafite abana batatu batuye ku cyaro kimwe ahantu mu mudugudu umwe. Uwo mupasiteri yakundaga Imana, akunda gusenga cyane n'umugore we, ndetse yaratoje n'abana be gusenga. Ariko yari afite umwana umwe, abana be umwe yitwaga Jesse, undi akitwa Jonathan, undi nawe yitwaga Jesse na Jonathan, undi yitwaga Johnson. Abo bana uko ari batatu, babiri nibo bari mu mujya wa papa wabo ndetse na mama wabo. Uyu mubyeyi yakundaga Imana, uyu mupasitoro ndetse n'umudamu we bakoreraga Imana. Iminsi yose yajyaga yegeranya abana be mu gitondo babyutse kugira ngo basenge, ariko yababyutsa kugira ngo basenge baje kubasha kwiragiza Imana. Hakabyuka babiri, hakabyuka babane babiri, umwe akanga kubyuka agakomeza akiryamira akavuga ngo nzaba nsenga. Byagera na nimugoroba iyo bajyaga kuryama, ise yabanza kubaganira ijambo ry'Imana nk'umuryango we, akababwira inkuru nziza za Yesu, akababwira n'icyatumye Yesu aza gucungura isi, akababwira ko Yesu abakunda. Ariko ubwo yabaga aganira n'aba bana agiye kubaganira ijambo ry'Imana, wa wundi umwe Jesse yari yigenderaga, ntabwo yashaka kuza kumva iby'ubutumwa bwiza ise arimo kubwira Johnson ndetse na Jonathan. Jesse yari yigenderaga, ise bikamubaza kumubwira ati, ese mwana wanjye, kuki tuba tutangira kuvuga ijambo ry'Imana ukagenda cyangwa se ugatangira kwisinzirira? Akamubwira ati, nyamara ibi ni amahirwe ufite yo kugira ngo ubashe kumenya ibyo mbigisha.
Uko igihe cyakomeje, igihe bagira ngo bagiye kujya gusenga, Jesse ntabwo yajyaga kujya gusenga, yigiraga muri gurupe, muri bagenzi be, kujya kuryoshya, akajya kwinywera itabi, inzoga ndetse no kwikundira abakobwa n'iki. Papa we akamubwira ati mwana wanjye ntabwo nzaguhata, ariko birashoboka ko ahari uko ubona bene so, barumuna bavandimwe bawe bakunda kuba bumva inyigisho tuganira z'ubutumwa bwiza, cyane ko Imana ari ibeshejeho urugo rwacu, Imana yacu niyo twiringira. Nawe rero dukwiriye kuba ujya mu mujyi umwe natwe, ukaba wubaha Imana nk'uko natwe tuyubaha. Umwana akavuga ngo papa nanjye nzasenga, nanjye ku cyumweru gitaha nzaza ku rusengero, ejo nanjye nzasengana namwe nijoro. Mu gitondo ati papa none ejo sinzongera gusiba. Buri munsi yahoraga abwira se ejo ejo ejo. Ise akamubwira ati ntabwo wahindukira ukareka izo nzoga, ntabwo wahindukira ukareka icyo kigare cy'abantu mwirirwana. Umwana akamubwira ati ariko papa numva nshaka kugira ngo mbe ngira nabo, ariko ejo nzakizwa, bizahinduka, nanjye numva nzashyira nkamera nk'abandi kandi nkumva ndakunejeje. Uko igihe cyagiye, imyaka iba myinshi, uyu mugabo yubahaga Imana cyane n'urugo rwe n'umufasha we ndetse n'abo bana be, usibye umwana Jesse wenyine, ariko abandi bose baraciye bugufi bubaha Imana. Umunsi umwe rero papa w'aba bana ararwara, amare kurwara, abandi baraza barasengana n'iki, barimo gusenga, arangije aravuga ati se umukuru wanyu ari hehe? Ari we Jesse kuko yari we mukuru. Baramubwira ati ntawe uhari. Baramubwira ati Ise arababwira ati nawe mugende mumuhamagare aze dusengane. Nuko ngo bajya kumushaka ahari, baramuhamagara kugira ngo aze. Aravuga ati ariko mubwire papa ko ntago ndacyahuze rwose, nshobora kuza, ndaza kuza, ariko mfite abantu tukiri kumwe mu tuganira. Ise arongera baraza barimubwira, arongera aratuma, aravuga ati mugende mumubwire Kesi nawe aze dusengane. Ubwo Kesi yumvaga Ise akomeje guhamagara, yaraje. Amaze kuza, Ise arababwira ati rero bana banjye, nubwo ndwaye n'umudamu we, nifuje kugira ngo tuganire amagambo turimo gusengana, mbabwire aya magambo. Arababwira ati mfite ahantu ngiye, mfite urugendo ngiye kujyamo, kandi urwo rugendo ngiye kujyamo ni urugendo rwa kure. None urwo rugendo ngiye kujyamo rero, nifuzaga kugira ngo basezere kugira ngo icyo gituma natumiye na Kesi kugira ngo abe ahari, kugira ngo mbashe kubasezera. Ngo nuko arahaguruka ku gitanda aho yari ari, asa nk'uwicara. Amaze kwicara arabwira ati naganiriye namwe ibihe byinshi, tuganira ijambo ry'Imana, urugo rwacu rwubakiye ku Mana, tugena n'Imana. None umuco nabatoje ndizera ko byanga bikunda no mu gihe ntahari uzakomeza kuguma mu buzima bwanyu. Iminsi yose mwiteho kubaha Imana ndetse no kwimenya no kuyubaha, kugira ngo mujye mugendana n'Imana. Arabwira ati rero ngiye kujya mu rugendo, munyemerere mbashe kubanza kubasezeraho. Nuko ngo arahaguruka ahobera umugore we, aramubwira ati umugore wanjye, twabanye igihe cyose, wambere umugore mwiza, waranejeje, wagendanye nanjye kandi wubashye Uwiteka Imana. None mugore mwiza, twabanye igihe kinini, bayi naha mu gitondo. Umugore we arikiriza ati nta kibazo, naha mu gitondo. Arongera arahaguruka ahobera Jonathan, niwe wakurikiraga imfura ye, aramuhobera. Arangije aramubwira ati Jonathan mwana wanjye, wabaye umwana mwiza, waranyumviye, kandi iminsi yose rwose wagiye wubaha n'Imana kandi ugaragaza ubushake bwo kugendana n'Uwiteka Imana. None Jonathan, bayi mwana wanjye, naha mu gitondo tuzasubira mu gitondo. Jonathan nawe aramuhobera, ayoberwa byose arimo kuvuga. Mu kanya arongera arahaguruka, ahobera na Jackson, arongera aramuhobera umutoya wa bucura, nawe aramuhobera ati mwana wanjye Jackson, waranyubashye, wabaye umwana mwiza kandi wubaha Uwiteka, ugendana n'Imana rwose mwana wanjye. None ubw'urukundo rwose tuzasubira mu gitondo. Nawe aramuhobera, aramusoma. Arangije kumuhobera aramusoma, arangije hasigara Jesse niwe wari uhagaze, asigara ahagaze. Noneho arangije yitegereza Jesse,
arangije ararira mbere yo kugira icyo akora icyo ari cyo cyose, arangije ntabwo yahagurutse ngo ajye kumuhobera, yaricaye ku buriri, arangije ngo aramupepera aramubwira ngo urabeho mwana wanjye Jesse, arongera ararira cyane, arongera aramubwira ngo urabeho mwana wanjye Jesse. Noneho Jesse abonye uko se arimo kurira n'abandi bamaze ati papa ko wadusezeye utubwira ngo naha mu gitondo warangiza ukaduhobera twese ukabwira Jesse ngo Jesse urabeho. Papa wabo arababwira ngo rero mwana banjye nabatoje kubaho Uwiteka, ari Jonathan namutoje kubaho Uwiteka, ndetse na Johnson namutoje kubaho Uwiteka, ariko Jesse yarananiye kandi na mama wanyu. None rero twari inaha turi kumwe, none ahangaha ndahavuye, ubu ngubu mwebwe tuzongera kubonana mu gitondo kuko inyigisho nabigishije mugakomeza kuzigenderamo. Arakomeza aramubwira ati umutima wanjye uranyemeza yuko mwabanye neza abana banjye, ari Jonathan ndetse nawe Johnson, ariko ndetse n'uyu mudamu wanjye, igihe cyose mwagerageje kumvira Uwiteka, mwagaragaje umutima uciye bugufi kandi mwamenye neza yuko turi abahisi n'abagenzi n'aha. None rero hari igitondo cyateguwe kizabaho, ubu ngubu ngiye gusinzira, tuzongera kubonana mu gitondo. Ubu ngiye gusinzira, tuzongera kubonana mu gitondo, ndabyizeye ko mwe tuzabonana mu gitondo tukongera gusubira. Ariko impamvu nsezeye kuri Jesse nkabona arira, nuko Jesse we iminsi yose yahoze avuga ngo nejo, birashoboka ko Yesu azagaruka akivuga ngo nejo. Rero impamvu navuze ngo urabeho mwana wanjye, nuko urabeho hari igihe tutazongera kubonana, ni agateganyo kuko hari igihe mfite agahinda n'umubabaro yuko ntazongera kubonana na Jesse. Niyo mpamvu narize amarira menshi, ariko mwe nkabahobera nezerewe nishimye kubera yuko tubongera kubonana mu gitondo. Nuko se akimara kuvuga ayo magambo ngo ahita agira gute, arambika umusaya no kunanirwa cyane, ahita asinzira, akaboko ke kakirambuye yapeperaga Jesse, nuko ngo aba agize gute, arapfuye. Jesse araboroga, arira amarira menshi, aravuga ngo papa winsiga, aramubwira ngo papa mfite ibyo wagombaga kumbwira byinshi, mfite ibyo wagombaga kunyigisha. Arira amarira menshi, arayobogoza. Barangije barumuna be baramuhumuriza, mama aramuhumuriza ati Jesse igihe cyarakurenganye, papa yashatse kuvugana nawe, yashatse kukwigisha, yashatse kugutegura, none papa agendanye umubabaro kuko azi ko ahari bishoboka ko atazigera yongera kubonana nawe, mutandukanyijwe by'iteka, kuko ahajya yarahateguye, kandi ahajya natwe yarahaduteguye kugira ngo twitegure kugira ngo tuzajyeyo. None rero iki ni igihe cyawe kugira ngo byibuze uzongere kubonana na papa, umusabe imbabazi kuko wamubabaje imyaka yose, akaba ajyanye agahinda kuko azi neza ko mutazongera kubonana ahari ibyo ari byo byose. Bene data, iyi nkuru iratujyana itwereka igihe tugenda dutinze igihe k'ibyo tuzabikora ejo, tuzasenga ejo, tuzakizwa ejo, tuzatandukana n'inshuti mbi ejo, kugira ngo tuzabikore neza. Hakaba hari amahirwe tugenda dutandukana nayo mu buzima, Imana igenda itwongera. Yesu afite umubabaro ukomeye nk'uko uyu mubyeyi yari afite umubabaro. Yesu akoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo yigishe ubugingo bwawe n'ubwanjye, kugira ngo agutegure ko inaha atari iwanyu, kugira ngo agutegure ko inaha tuhaca nk'abahisi n'abagenzi, dufite ikindi gihugu tujyamo. Uyu mubyeyi yari abizi ko igihe kimwe koko azatandukanwa n'aba bantu, ariko bakazongera kongera guhura. Hari igitondo cy'umuzuko, hari igitondo umunsi umwe Yesu azagaruka gutwara itorero. Uwo munsi abasinziriye bose bazakanguka, uwo munsi abasinziranye gukiranuka bazakanguka, ariko abasinziranye gukiranirwa abo bazongera bazapfa urupfu rwa kabiri, kuko ari urupfu, hari urupfu rwo gusinzira rw'abakiranutsi. Ise w'aba bana yari asinziriye, yari azi ko mu gitondo azakanguka, kuko yari yarakoreye Imana, agendana n'Imana, ndetse yari afite n'ibyiringiro by'uko nawe yateguye ari umugore we ndetse n'aba bana babiri be bamaze kuba biteguye neza, bafite impamvu ihagije yo kuzabakomeza kugira ngo ubwo nabo bazasinzira bazongere guhura nawe mu gitondo cy'umuzuko. Uyu mwanya reka dusome ijambo riherekeza iyi nkuru, ndaguhamagarira mwene data
ngo we gutinda. Imana ishimwe cyane. Don't be delay. We gutinda, kubera yuko gutinda gufite ingaruka nyinshi kuzana. Uyu mwana yatinze kuba imbere ya se, atinda kugaragaza urukundo akunda se, atinda kumva inyigisho za se, arira umuborogo, wananiwe guhozwa n'abavandimwe we, wananiwe guhozwa na mama we, ndetse arira inshuro nyinshi, iminsi myinshi. Gusa yararize, afata icyemezo cyo guhinduka burundu kugira ngo atangire kwiyegurira Kristo. Ariko ntabwo yari agifite amahirwe yo gusangira na se ijambo ry'Imana ngo yumve n'impuguro za papa we. Mu minsi yamuhuguraga ntabwo yamuhuguzaga inabi, nta nubwo yigeze amuhata cyane mu mbaraga zikomeye, gusa yamugiraga inama iminsi yose, akamubwira ngo mwana wanjye, amahirwe ufite ntabwo uzayahorana. Uyu munsi wa none mwene data, hari amahirwe ufite yo kumva ubutumwa bwiza, hari amahirwe ufite yo guhinduka ukava mu ngeso zawe. Yesu aragutegereje. Reka dusome iri jambo riboneka muri Zaburi ya 95, turahera ku murongo wa 7. Haranditse ngo kuko uri ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyama mukumva ijwi rye. 8. Ntimwinangire imitima, kuko nk'uko mwayinangiye Meriba no ku munsi w'Imasa mu butayu. 9 akavuga ngo ubwo basekuruza banyu bangeragerezaga bakantata bakabona umurimo wanjye. 10. Narakariye ab'icyo gihe imyaka 40. Ndavuga nti ubu ni ubwoko buhora buyoba mu mitima yabo, kandi ntibamenya inzira zanjye. 11. Nicyo cyatumye ndahirana umujinya nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Amen. Imana nishimwe cyane. Iri jambo rirakomeye, rivuga ngo turi intama zo mu cyanya cye, turi abantu be. Ngo uyu munsi niwumva ijwi rye, ntiwinangire umutima wawe. Uyu munsi niwumva ijwi rye. Iri jambo riravuga ngo uyu munsi. Kenshi na kenshi abantu batekereza ko bagifite umunsi w'ejo, ariko nta masezerano dufite y'ejo. Dufite amasezerano y'uyu munsi, ntabwo dufite amasezerano y'uko ejo hazaba hagihari. Hari umuntu umwe muri Bibiliya wahawe imbuzi ntiyayitaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ahari yatekereje ko igihe kigihari, nyamara igihe cyari cyarangiye. Uyu munsi wa none wahari ushobora gutekereza ko igihe gihari, nyamara igihe cyarangiye. Imana irimo irahamagara ubugingo bwawe, Imana irimo iravugana nawe, irimo irakurarika nk'uko uyu mubyeyi yararikaga umwana we Gesi, ariko Gesi agakomeza kwigumira muri bashuti be, agakomeza kubura umwanya, agakomeza kumva atashyinaniriwe, agakomeza kumva ibyo gusenga ntacyo bimaze nta nicyo bisobanuye, agakomeza kumva ko inahari azakomeza kugumana na papa n'abavandimwe muri ubwo buryo, ariko atazi neza ko igihe kimwe azatakaza amahirwe yo kongera kubona papa we, ndetse agatakaza n'amahirwe yo gutuma umubyeyi we atagendana umubabaro n'agahinda. Uyu munsi wa none rero mwene data, Yesu aravugana nawe biciye mu ijambo rye muri Yesaya, muri Zaburi ya 95 uhereye ku murongo wa 4, nk'uko dusomye amagambo amanuka. Avuga ngo uyu munsi niwumva ijwi rye, ntiwinangire umutima, ngo nk'uko mwawinangiye Imasa n'Imara n'Imasa, kandi nk'uko basokuruza banyu binangiye imitima kera, bigatuma Uwiteka arakara akavuga ko batazigera binjira mu buruhukiro. Reka nkubwire mwene data, Imana ifite umugambi mwiza wo kugira ngo iguhe ubugingo bw'iteka ryose. Imana ifite umugambi mwiza wo kugira ngo muzabane nawe muri paradizo. Ariko mu isi hari byinshi biturangaza ndetse bidukerereje. Kenshi na kenshi uravuga ngo ndaza kubikora mu mwanya, nzabikora ejo, nzakizwa ejo, nzajya ku rusengero ejo, nzafata inshingano yo gukora umuhamagaro numva Imana yampaye noneho neza ejo, cyangwa nzaba mbikora. Reka nkubwire, igihe kirimo kiragusiga. Reka mvuge inkuru imwe yo muri Bibiliya. Mukaroti mu gitabo cy'Itangira ibice 19, umanutse iyi nkuru usanga aho hantu uburyo Imana yagiye kurimbura Sodomu na Gomora, ariko igezeyo ngo abamarika abamarika babiri baragiye, kuko bari bahagurutse ari batatu, babiri nibo bakomeje bajya Sodomu na Gomora. Bageze ngo ku marembo y'umurwa w'i Sodomu, ngo basanga ngo
Loti yicaye ku marembo y'umurwa, arangije ngo ababonye, kuko Loti yabanaga n'Imana, yumva umwuka w'Imana umuyobora neza ko aba ari ba marayika. Ndagira ngo nkubwire mwene data, burya iyo usabana n'Imana muramenyana, n'ijwi ryayo urarimenya nuko imeze. Ntabwo ushobora kuyoberwa Imana yawe, muhorana mugenda mugirana ubusabane, kuko Imana ntabwo tuzayimenya twagiye mu ijuru, ahubwo tuyimenya tukiri na hano mu isi. Rero Loti kuko yahoraga asenga agirana ubusabane n'Imana, yabonye abamarayika amenya abo ari bo, amenya neza ko ari abantu badasanzwe, ngo arabinginga arabahata ngo nibaze baje mu nzu ye, aze abahe barare mu rugo rwe, ko bari bagezeyo bwije ari ku mugoroba, kandi bari bafite umugambi wo kuza kugira ngo batate binjire muri Sodomu na Gomora, nibarangiza Sodomu na Gomora baze kuharimbura, kubera yuko ibirego byabo ngo byari byarazamutse bigera imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe. Ngo abahasi binjiye mu rugo rwe, abinginze binjiye mu rugo rwe, aboza ibirenge arabatekera, arangije ngo mu kanya gatoya bakiri ku meza, ngo abantu mu mudugudu bose barahaguruka, bo muri Sodomu hose na Gomora, ngo baza ku rugo rwa Loti ngo bakomange, ngo Loti abarekurire ngo abo bantu baje mu rugo rwe kugira ngo baze kubasambanya kandi ari abagabo. Loti nk'umuntu wubahaga Imana aravuga ngo aho kugira ngo rero ndabinginze bene data, mfite abakobwa babiri b'amasugi ahangaha mu rugo rwanjye, none ndifuza ko nabaha hano abakobwa babiri b'amasugi kugira ngo byibuze mubabere nako mubakora icyo mushaka, ariko bano bantu mubareke, bano bashyitsi mubihorere. Kuko Loti yarazi ko abo ngabo ari abamarayika, yarazi ko abo ngabo ari messengers, intumwa Imana yohereje, cyangwa se abantu badasanzwe. Ibaze nawe yaraguranye abana be b'inkumi b'abakobwa batoya ngo batararyamana n'umugabo w'amasugi, kugira ngo abaho bagabo bose bo mu mudugudu bose bari bateraniye ahangaha. Mukuru uyu mugabo yari umukiranutsi, yari yaramenye kubaha Imana icyo ari cyo. Imana ni ishimwe cyane. Mu buzima bwawe niki wagurana Imana? Mu buzima bwawe niki wakora cyatuma izina ry'Uwiteka Imana yawe rihabwa icyubahiro, ntirize kugira icyasha rizaho? Imana ishimwe. Nuko ngo babagabo bakomeza gusunika urugi, bakurura Loti kugira ngo bamusunike amukuru bajye gufata abagabo ku mbaraga. Ariko birambwira ngo nuko abamarayika bagira gute, ngo bohereza ukuboko hanze, Loti yari yongeye gusohoka bamwinjiza mu nzu, barangije bateza ubuhumyi babagabo bose bari bazengurutse w'umudugudu wose kugira ngo bafate abamarayika ku ngufu. Icyo abamarayika babwiye Loti, barambwiye ngo rero Loti, iki gihe kirageze ko uyu mudugudu ugiye kurimbuka, wowe n'inzu yawe n'umugore wawe n'abakobwa bawe babiri ndetse n'abakwe bawe. Genda ubaburire, sohoka ugende ubaburire, ubabwire ko umurwa ugiye kurimbuka, nibarangiza bava ahangaha tugende, kugira ngo umutaza kurimbukana n'uyu murwa. Biravuga ngo Loti arasohoka muri iryo joro, ajya kureba abakwe be, abagezeho arababwira ati nimuze duhunge kuko uyu murwa ugiye kurimbuka. Ariko biravuga ngo nuko abibabwiye, ngo barangije ngo baraseka, bumva arimo arababwira inkuru nk'iz'ibiganiro, barangije ngo banangira imitima yabo bigumira aho ngaho. Loti yari arimo gukora mu gihe yari azi neza ko ijwi ryavuganye nawe, Imana yavuganye nawe, abo bamarayika bavuganye nawe. Asubira mu rugo n'agahinda n'umubabaro, kubera ko yari azi neza ko asize abakobwa be ndetse n'abakwa aho ngaho. Abamarayika baramubwira ati noneho haguruka n'umugore we n'abakobwa babiri, muhaguruke mugende mujye ku musozi hari hakurya, kuko uyu mudugudu ugiye kurimbuka. Nuko ngo agitinda, ngo abamarayika baramufashe amaboko n'umugore we n'abo bakobwa be, barabasohora ku mbaraga kugira ngo babahungishe. Imana ishimwe cyane. Arangije ngo babaha amabwiriza arababwira ngo mugende ntimurebe inyuma mpaka mugeze hejuru hariya ku musozi. Ariko mu mabwiriza yumvishwe na Loti wenyine n'abakobwa be, ariko muka Loti ntiyigeze amenya ko ahari igihe cyabarenganye. Abamarayika bakura amaboko yabo, bari bazi ko igihe cyabarenganye, bari bazi ko nibatinda gato bari bupfane nabo muri uwo murwa w'abanyabyaha muri uwo murwa. Nyamara Imana yari yaje kubaha amahirwe yo kugira ngo babashe kurokoka. Mwene data, ni kenshi Imana yohereza imbuzi zayo ikazohereza ku buzima bwawe. Uyu munsi none uyu munsi Imana irimo iraburira ubugingo bwawe. Ahari uyu munsi uravuga ko ibintu bizahinduka, uravuga ko ahari uzareka ingeso zawe igihe runaka, bizagenda gute igihe runaka, ariko uyu ni wo munsi wawe ufite
kugira ngo ubashe guhindura imico n'ingeso zawe, wegurire ubugingo bwawe Kristo, kuko arimo arakomanga ku nkomanizo z'umuryango w'umutima wawe, kugira ngo niwumva ijwi umukingurire, aze musabana, umukingurire atangire kuyobora imibereho yawe muri iyi si yuzuyemo umwijima, iyi si imeze nka Sodomu na Gomora, iyi si yuzuyemo ingeso mbi cyane, iyi si yuzuyemo abasambanyi, iyi si yuzuyemo abasinzi, iyi si yuzuyemo abajura, iyi si yuzuyemo abanyamashyari, iyi si yuzuyemo abantu bafite inzara n'inyota by'ubuzima, bazi neza ko isaha izahoraho. Ndetse birashoboka ko wabona nasenga ibikuraje inshinga ari amasezerano cyangwa amasengesho y'ubutunzi by'Imana yaguha, nyamara warananiwe guhindura umutima wawe ngo umenye ko inaho uri umuhisi n'umugenzi, ahava urimo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ahari wibagiwe ko hari igitondo kizabaho, nk'uko Jesse yibagiwe ko hari igitondo kizabaho, yagize ngo bizahora gutyo, ariko atazi neza ko igihe kizagera amahirwe arimo kubona atazongera kubaho. Birambwira ngo bazamuka bagenda barenga, nuko muri Sodomu bari barubatse amazu meza, bari bafite ubutunzi, bari bafite amatungo. Muribuka ko Bibiliya muri story yayo ivuga uburyo Loti yagiye i Sodomu atandukanye na Aburahamu, kubera ko amatungo yabo ngo yari yabaye menshi cyane, abashumba babo batongana kubera ko ubutunzi bwari bwabaye bwinshi, babasha gutandukana. Rero uyu mugabo yari yagiye Sodomu ajyanye n'ubutunzi bwinshi. Mukaroti rero ngo bazamuka bagenda, yageze imbere ntiyubuka ko hari imbuzi yahawe, hari last warning, yagize ngo hari bizahoraho, nyamara yari last warning. Uyu munsi none ushobora kuba urimo kubwirwa aya magambo, ari last warning, hari iby'Imana irimo gushaka kugira ngo igukize, ikurinde. Ukeneye kwegura umutima wawe Imana, ntabwo ijwi ry'Uwiteka rizahora riruhanya n'abantu. Mwene da, ijambo ryarambwiye ngo haleluya, ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimubambaza akiri bugufi, ngo umunyabyaha areke ibyo yibwira, ashaka Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Imana nishimwe. Ngo nuko Mukaroti we yarahindukiye ngo arebe inyuma. Mukaroti yanze kuva mu gihe cyahise ngo yinjire mu gihe gishya Imana arimo kumujyanamo. Ibi bintu byo kwanga kuva mu gihe cyahise, hari igihe uva mu gihe cyahise ukagumana n'ikigare cyahise. Yarahindukiye ahari kugira ngo yitegereze abakazana abakwa basize, yarahindukiye ahari kugira ngo yitegereze inzu nziza yarasize, yarahindukiye ahari kugira ngo yitegereze bashuti be babanaga, cyangwa se arebe n'imirimo ye yarasize. Agihindukira kuko yarasubiza amaso i Sodomu n'i Gomora, yanze kugira ngo ahange amaso aho Uwiteka amwerekeza. Imana ikeneye kugira ngo uhange amaso aho ikwerekeza. Amaso yahange guhindura imico yawe, amaso yahange kubabarira za mbabazi wanze gutanga. Igihe kigiye kugira ngo uzitange, kuko biravuga ngo utababarira nawe nazababarirwa. Imana nishimwe cyane. Igihe kirageze kugira ngo uhindure imitekerereze yawe, wisubize imitekerereze yawe ahahise, wisubize aho wari uri. Hari ikindi giciro gishya Imana ikujyanamo. Mukaroti rero yatangiye gusubira muri Sodomu yari isanzwe. Mukaroti yasubije ibihe, ashaka gusubira mu gihe cyarangiye, ashaka gusubira i Sodomu harangije kuba hagiye kurimbuka. Asubiza amaso n'ibitekerezo Sodomu y'abajura, Sodomu y'abasambanyi, Sodomu areba ibyahasize, areba ubuzima bwaho. Mwene data, iyi si ya none nayo ni Sodomu turimo kunyuramo, irimo ibintu bitandukanye, ariko ukeneye kugira ngo uhindure imico yawe, ingeso zawe, imitekerereze yawe, wumve utunze umutima utagucira urubanza, kugira ngo utumbire ku musozi w'ubuhungiro. Hari umusozi w'ubuhungiro Uwiteka ashaka kuguhungishirizaho, kandi uwo musozi w'ubuhungiro nta wundi, ni muri Kristo Yesu. Ni mu kugendera n'Uwiteka, ni mu gukora icyo Imana yaguhamagare gukora uriho muri ubu buzima, muri iyi si. Igihe cyawe kirimo kiragusiga. Imana ishimwe. Nk'uko igihe cyagiye kigasiga Gesi, niko nawe igihe kirimo kugusiga mwene data. Kandi uyu nguyu Mukaroti ngo yarahindukiye, agihindukira ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Kuva icyo gihe n'uyu mwanya ntabwo Loti nubwo ntiyigeze ahindukiza amaso ngo amenye ngo hasigaye nde, abakobwa ntibigeze ahindukiza amaso ngo amenye ngo hasigaye nde, kuko bari bamaze kumva imbuzi z'Uwiteka. Ni kenshi Imana igenda ikongera amahirwe, ukavuga ngo ahari bizakomeza kugenda gutyo, ariko nagira ngo mubwire ngo mu isi buri munsi hasohokamo ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Nyamara bari abasohokamo bamwe munganya imyaka, nyamara bari abasohokamo bamwe munganya amashuri, nyamara bari abasohokamo mwene data ni abantu bameze nk'aho nabo bafite vision ndetse n'intego zitandukanye z'ubuzima bwabo zaho babwerekeza. Ariko nkubwire ngo inaha ntago tuhari iteka ryose. Aha ni ubuturo bw'igihe gitoya hano mu isi, ariko urategurwa. Ukeneye kugira ngo witegure kuzabonana na Kristo muri cya gitondo cy'umuzuko. Hari umunsi w'ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Uyu munsi mvugana nawe, Imana irimo iraguha invitation. Aha hari nk'uko papa wa Gesi na wa Jonathan yabateranyaga kugira ngo baganire ijambo ry'Imana ku manywa, bakariganira mu gitondo, bakongera kurigana nijoro, bagasenga, akabatoza umuco wo kugirana n'Imana. Yararimo kubategura
kwitegurira ubugingo bw'iteka ryose. Ibintu iyi si iradushuka ikatubeshya ko tuzahoraho, nyamara tubaho igihe gitoya. Iyo tugiye kumenya, mbona kenshi na kenshi iyo duherekeza abantu tubajyanye nyine tubaherekeje bagiye kwirimbi, tugiye kubashyingura, nibwo twibuka neza ko ubuzima buzashira, nabwo tukabutekereza amasegonda n'iminota. Reka nkubwire, ubwo buzima ufite, ubwo bwiza ubona ufite, amafaranga ubona ufite, ibyo bintu byose ufite, nuko waje muri iyi si ukaza nta kintu na kimwe uzanye, ni nako nanone byose uzabisiga inaha kandi uzagenda wenyine. Papa wa Gesi yarabakundaga ariko ntabwo yagendanye nabo, gusa yagize ibyiringiro ko imbuto yabibye muri bo, izo mbuto zihagije kugira ngo bazongere guhura nabo. Urongera gukangurwa mubyeyi uri ahangaha, ufite inshingano yo kuyobora umukumbi wawe, ari urugo rwawe, abana bawe, umufasha wawe ndetse n'abari mu rugo rwawe, ukabatoza kubaha Imana no kugendana n'Imana, kugira ngo urugendo mugena rutari urw'inaha gusa, muzatandukanywe n'ubuzima igihe muzamuvuye muri uyu mubiri, ntimuzongere kubonana by'iteka ryose. Reka nkubwire, ahari uyu munsi uzagenda, hari igihe nawe uzavuga ngo urabeho. Hari abo ushobora kuzasezera ngo ukabasezera ngo naha mu gitondo. Ndababwira neza yuko umuntu umaze imyaka 500 apfuye ntashobora kumenya n'igihe amaze. Bimera nk'ibitotsi by'uwo munsi ukongera gukanguka mu kindi gitondo kimwe, kubera ko biravuga ngo imyaka 1000 ku Mana ihwanye n'umunsi umwe. Ese wasanga uyu munsi wa none usigaje just umunsi umwe gusa kugira ngo usinzire, wongere kuza gukanguka winjira muri paradizo. Iyo turyamye nijoro ntabwo tumenya amasaha, icyakoze turasinzira tukaza kubona twicuye, tugakanguka tukongera kureba. Rero ibyo umuntu asinziranye nibyo azakangukana. Mbese uyu munsi wa none ni ibiki wamaze kubaka mu mutima wawe? Satani se yamaze kwinjiza mu buzima bwawe inzara cyane ikomeye y'iby'iyi si, ari byo ushaka gusa ubihanze amaso? Yemwe si bibi kubishaka, ariko ni ngombwa kugira ngo tubishake tugendeye mu mucyo no mu gukiranuka, kugira ngo umunsi tuzarangiza iminsi yo kuba inaha tuzabone raporo nziza dutanga imbere ya Kristo. Imana izakubaza ibihe yakongereye. Uyu munsi wenda ufite imyaka 15, hari abapfuye bafite imyaka 10. Wenda se ufite imyaka ufite imyaka 20, hari abapfuye bafite 15. Uyu munsi wenda Imana ikongeye iminsi yo kurama, ufite imyaka 30, hari abavuye muri uyu mubiri bafite 25. Kandi n'ubundi urabona buri munsi imbere yawe hari abatagize amahirwe yo kugeza uyu munsi wawe uzutse, wowe urimo guhumeka umwuka w'abazima. Tuzi iminsi tumaze, ntabwo tuzi iyo dusigaje. Uraburirwa rero ngo uyu munsi numvira ijwi ryanjye, untunangire umutima wawe, ukingure umutima wawe, ngo utaza kunangira nk'aba bandi bawunangiye kera, ngo nanjye nkarahirira n'uburakari bwanjye yuko nzabarimbura batazinjira mu buruhukiro bwanjye. Erega abagirana ubusabane na Kristo bariho none ahangaha, nabo bazakomezanya nayo by'iteka ryose, kuko ibyo umuntu asinziranye nibyo azakangukana. Ntabwo uzazinduka mu gitondo ngo uhindure ingeso zawe, ahubwo ingeso ni system tugenda twubaka mu mitekerereze no mu buzima bwacu. Reka mbaze ikibazo gikomeye, mbese iyo witegereje ubona nawe witeguye mu gitondo kimwe kuzahagarara ukareba ugasanganira Yesu? Imana ishimwe cyane, ukamusanganira. Nasomye birambwira ngo bazahunga mu maso ye, ngo ndetse na bamwe bamucumise icumu rubavu ngo bazamubona, kuko amaso yose azamubona, ngo ariko bamwe bazakangukira gukorwa n'isoni by'iteka ryose. Byaba ari umwaka ukomeye warumvise ubutumwa nk'ubu ngubu ukazakangukira gukorwa n'isoni. Zineza ko abantu benshi bakeneye bwa butumwa bwa bundi bubahumuriza, babwira ko bagiye muri Amerika, babwira ko bagiye bazengurutse isi. Ese aho iyo si wazengurukayo nta bibazo bibayo? Bababwira ko bagiye kubona amafaranga, bagiye gukira. Icyakubwira ko abayagezeho nabo bafite ibibazo n'agahinda nk'ubwo gafite. Nta gihe na kimwe uzuzuza ibikwiriye, uracyari mu rugendo rwo kugira ibyo ushaka, ariko nta n'umwe wigeze ubyuzuza muri ubu buzima. Imana ni ishimwe cyane. Icyo ukeneye gutunganya cya mbere ni ubugingo bwawe. Tumbera ubugingo bw'iteka ryose. Umuntu arapfa ariko si iherezo rye riba rirangiriye, ahubwo riba itangiriro ryo kwinjira mu bundi buzima. Ubuzima dufite bwa none ahangaha ni ubuzima ni training, just you are passing by. Turahitamo twigenda, turadepansa ibiri inaha tukomeza. Ntabwo inaha ari ubuturo bw'iteka ryose, ntabwo destination finale ari y'ubuzima. Reka mbaze ikibazo, ibyo duharana muri iyi si, nyuma yo kubaka inzu nziza, nyuma yo gushaka umugore mwiza, nyuma yo kubyara abana beza, nyuma yo kwiga amashuri, nyuma yo gutembera isi, nyuma yacyo hari iki? Hari ugupfa nyine. Nawe urabizi, uwo ari we wese nyuma yo kuba umuyobozi ukomeye byose birarangira, hari ugupfa nyine. Ubwo nyuma rero yo gupfa ntabwo ari ubuzima burangirira, ahubwo buba bugiye gutangira. Ni raporo ugiye gutanga uburyo witwaye muri iyi mibereho y'ubuzima bw'uyu munsi bwa none ahangaha. Ufite amahirwe, ufite none yo gukoresha igihe cyawe neza, witinda, kuko isaha yigenda ntabwo isubira inyuma.
abantu bashobora kugura ibintu bitandukanye bihenze muri iyi si, ariko ntushobora kugura isaha imwe ngo uyisubize inyuma y'ubuzima bwawe. Ntushobora no kugura amasegonda cyangwa iminota. Nta giciro Kesi yari afite cyo kugira ngo agure isaha yo kugarura papa we bongere baganire, amubwire ati data ngiye guhindukira winseze uvuga ngo urabeho, ahubwo mbwira nanjye nk'uko ubwiye bene data, ukababwira ngo bayi naha mu gitondo. Isi yari azi ko mu gitondo kimwe bongera guhoberana banezerewe kuko bubashye Imana ari igena ibihe. Ni Imana igendana natwe. Yesu mubana muriho muri ubu buzima, wajya no mu rupfu mugakomezanya kuko ubugingo bwawe burambika mu biganza bye. Ariko iyo upfuye utarabanye nawe, ntabwo ibiganza bya Yesu byakira ubugingo bwawe, ahubwo buramanuka bukajya muri rwarwo rwa Gehinomu. Abantu bajya bavuga ngo hari imyaka iba muri isi, ugasanga abantu bafite umubabaro w'ibihombo bagize, bw'ibintu byatakaye, bakavuga ngo bafite umwaka. Ariko reka ngutangarize, iyi myaka iri mu isi nta mwaka n'umwe uri ukomeye. Umwaka ukomeye wa mbere uzabaho ni ukuzatandukanwa n'Imana iteka ryose, ibi bitagira iherezo. Kuko hari ahantu Imana itazaba. Imana ntabwo izabana n'abakiranirwa bagiye kuba mu mugabane wo kwa Satani. Abo ngabo bazakongorwa n'umuriro w'amazuku, bazaba mu mibabaro itagira iherezo, kuko Bibiliya bivuga ikabisohoza. Niba Imana yaraburiye Loti n'umugore we ngo muhunge mudapfa, ntimurebe inyuma, barebe inyuma ibyago bikabazaho, niko imbuzi uyu munsi utumvira. Abantu bavuga ngo isi Imana yatwika abantu baye gusubazanya mu mibabaro. Reka nkubwire, nta isi mbi ni isi itarimo Imana, kuko Imana niyo yaremeye ibyo byose bidufasha: umwuka duhumeka, amazi tunywa, ibyo kurya turya, inshuti tugira, abavandimwe tugira, ababyeyi tugira. Ibyiza byose byaturutse imbere y'Imana. Rero ahatandukanyijwe n'Imana ni ukuvuga ngo bya bindi byose ntayo yagihari. Niyo mpamvu yose ari iy'umubabaro utazagira iherezo. Ntabwo ikuzimu hariyo tante, nta anko, nta munezero, nta kazi, nta friend, nta guciringa. Ni imibabaro. Reka tuvuge ngo ni ahantu hatari Imana nyine ho mu ruhu, ni ahantu hatafite ibyiringiro. Dufite ibyiringiro tuba tubyizera ku kintu bita chance cyangwa amahirwe. Ndagira ngo mubwire ngo ufashe amahirwe ni Kristo. Rero hari umunsi ayo mahirwe atazaba agihari, kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira nyine, Imana ishimwe cyane, haleluya, rirambwiye ngo uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ntunangire umutima wawe. Nimba wumvise ijwi, hindukiza umutima wawe, tangira gukoresha kino gihe cyawe neza, kitaza kukurengana mwene data, kuko nikitkurengana ntabwo uzajya usubiza inyuma, ntabwo uzigera utaninga isaha ngo uyisubize inyuma. Ibindi byose kandi ibyo nibyo dushaka. Umugisha w'Imana nuza ku buzima bwawe, nako nunezeza Uwiteka. Ubwo butunzi, iyo mahirwe n'iryo terambere, Imana izarikuzana, kandi na mbere yaryo iguha amahoro yo mu mutima, ukabasha kubaho utekanye. Kuko ubusobanuro bw'ubuzima si ibifatika by'ibyo dufata muri ubu buzima, ahubwo ubusobanuro bw'ubuzima ni uko twakira Kristo ari we nyiri byose, akicara muri twebwe, akaduha amahoro ye, akagenda dukingurira n'imiryango yo kugira ngo byose tubashe kubyakira kubw'urukundo rwe. Imana ibaho umugisha. Nizere ko iri jambo ryinjiye mu mutima wawe. Wenda uri inyuma yo gukurikirana ukwamamara gukomeye, uri inyuma yo gukurikirana ubutunzi buhambaye, urangajwe n'inshuti nyinshi muri kumwe, ariko menya neza ko ufite igihe gitoya. Imana ibaho umugisha. Reka musharinga ibiganiro byacu, ibyigisho byacu, kandi mbasabiye agakiza k'Imana, mbasabiye amahoro Imana no gufungurira inzira z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Musharinge, mukore subscribe, mubashe kuba kandi musengera n'uyu murimo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Ciao.